gusuzuma amateka neza, ibihe byatambutse n'ibiriho n'ibizaza, bityo rero usuzume neza. reka uramutse wirengagije ibyahise ukirengagiza ibiriho, nta nubwo wazubaka ejo hazaza. Ugomba kumenya ibyahise, ukamenya ibiriho uyu munsi, ukamenya n'uko utegurira ejo hazaza muvandi. Njye nuko nguko nzi ibintu bikorwa. Rero niba inkotanyi zaraje zikubakira ku kinyoma, kamisi na kano bagafirita ndabasuje n'abandi bavandimwe na Muhima Mpirimbanyi nawe ndabasuje na Frank n'abandi ndabasuje. Kuvuga amateka si bibi, kuko ibingibi leta y'u Rwanda ntabwo ishaka ko abantu bavuga amateka, kuko nibavuga amateka bisa nkaho waba uri kubarogoya ubinjira, kuko politiki bo bigisha by'amateka ntabwo babishaka. Bahera kuva 94 buriya ngo niho u Rwanda rwatangiye kuba kuko ahandi ngo rwari mu muriro, ngo baza rero baje kurucungura. Urumva rero wibesha ukavuga n'amateka yo ku Rucunshu kuko abivugira mu Rwanda tayari ngo uri ushigikiye ubwami. Intambara yabaye hagati y'Abega n'Abanyiginya bakaba barategetse u Rwanda imyaka 1650 bategeka u Rwanda. Isubiranamo ryabo nyuma niryo ryasenye iyo ngoma ya cyami. Ntabwo yasenywe n'abakoroni b'abavaburaya, ahubwo bo ubwabo nibo bayisenyeye. Cyangwa tugiye kuzana ingoma y'ubwami bahita baguhitana rwose. Ntabwo wabivugira he? Wabivugira he? Niba umuntu urebe nk'uriya mumama kubaza yarabajije ngo buriya idamange uriya mushiki wacu yamugwira, yarabajije gusa ese perezida wacu ari he? Ibyo gusa. Se perezida wacu yarapfuye kimeze gute? Nanjye narabajije ntanga igitekerezo, isi yose bavuga ngo ntakiriho, ngo ntabaho, ngo yarapfuye. Ndababaza, yapfuye ate? Yapfiriye he? Yapfuye ryari? Bityo rero bavuga ko yasimbuwe na David Ndahiro wamwigananaga mu mvugo ze ko bamwambitse masike. Bityo rero ntanga igitekerezo cy'uko babapima bombi, yaba David Ndahiro kuko mbanzi ko hari, yaba Paul Kagame nawe bamupime, bereka abanyarwanda ko bombi bahari, ko nawe ahari. Icyo bakoze bashimuse kujya kuntera inshinge z'uburozi, zingiraho ingaruka zikomeye cyane n'aya magingo. Ariko wabonye aho bimugejeje? Idamange nawe bimugejeje kure cyane, ari muri izo ngaruka. Ariko ukuri gukomeza kubaho, kuko nicyo bita amateka meza n'amateka mabi. Amateka yombi abaho. Bashobora no kwicwa. Yitangiye abanyarwanda, aracyitanga, azakomeza yitangira igihugu. Ayo ni amateka. Amateka abamo ibice bibiri, amateka meza n'amateka mabi. Ariko iyo umuntu ahirimbanira inyungu za rubanda, aba ari amateka meza. No kwicwa rero amateka kuyavuga ni byiza, kuko bifasha uru rubyiruko kumenya amateka y'igihugu, yaho igihugu kivuye, naho kigeze, naho kigomba kwerekeza, ari cyo twita viziyo. Bityo rero urubyiruko tukarufasha, tukaruterera itoroshi mu mwijima aho bagana, bagasobanukirwa, bakamenya aho bageze, bakanasubiza amaso inyuma n'umutima mpembero, bakamenya aho bavuye, noneho bagashingira aho bageze,
bagavuga katufata icyemezo cy'icyerekezo twifuza kuganamo. kabisa rero ntabwo mukwiye kurwanya Kamisi kuko yavuze iby'amateka ntamukwiye kumurwanya. Amateka ni meza yagiye ahabona abantu bakuramo ikigwa. Murwanya iki kibi yakoze niki mutatukane mumuhace hano ushobora kuvuga ikintu ntitucyumvikaneho ariko bitavuze kuri umwanzi